Banyarwanda banyarwandakazi bakunzi b'urubuga rwacu BRC News, ndabasuhuje mukomere, amahoro y'Imana abane namwe. Rero ndabasuhuje mwese abari muri Afurika, abari hirya Afurika, mu bihugu by'i Burayi, Aziya na Oceania, Amerika na Australia. Ndabasuhuje rero, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi w'itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026, mugira amahoro. Ndabasuhuje rero, ngira ngo dukore ikiganiro kigufi cyane, update zibonetse n'ubundi niko tugenda tuzibaha. Ni ngewe ubagezaho n'ubundi iki kiganiro, Muzalendo nimero 5 cyangwa se Muzalendo nimero 5, number 5. Ubwo rero turareba kuri update ziri guturuka mu gihugu cy'u Rwanda, mu karagatsiko k'abavantara. Noneho dukomeze na update ziri ku rugamba, cyane cyane muri Minembwe, niho turavuga aho ngaho habiri gusa. Mutiro byifashe gute? Ariko ndacyabasaba n'ubundi ngo mukore like, mukore subscribe, mwandike comment, mutubwire uko bimeze cyane, kandi nkomeza gushimira abantu bakora comment kabisa. Murabe igiciro, noneho kandi musharinge ibiganiro byacu kugira ngo bijye bigera kuri benshi. Gusa tugiye kubanza za update zo mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Turavuga kuri Rwandair, nanone twongere tuvuge ku rupfu ruhise rutangazwa rwa Bamporiki Edouard. Impamvu uti urwo rupfu rwa Edouard rutangaje ute? Nuko nako ugiye kumuvugaho ikintu, uko nzi ko natanze ikiganiro ubushize kuri Edouard, mvuga imyitwarire ye nuko yabayeho mu gihugu cy'u Rwanda. Aya makuru rero nayo ngiye kubanzirizaho, ariko ntabwo kabisa nuko nyine amakuru yaje turayatangaza, tuba dufite abantu batubwira. Ubwo kubera ko n'ubundi nta sondaje dushobora gukora ngo tugere neza kuri tere, tuba twizeye ngo babitubwira. Ariko muri make ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe bavandimwe. Twebwe tuba dufite kwizera Imana, gusa iyo tubonye amakuru tuzatuyababwira, ariko hari ayo tuba tumva tudahagazeho neza cyane. Nk'uru rupfu barutangaje, ariko nagira ngo mbabwire namwe wenda mukurikire mwumve niba ari byo, ariko ntago byarangira ntarubabwiye kandi maze kubyumva. Bamporiki rero ni muntu ki? Wenda bo abatara kuri iki kiganiro, ni wa wundi nyina yigeze kubwira ati wowe uri inkotanyi ariko itareshya nazo. Ni ukuvuga ngo nkaho yashaka kubabwira ati wowe nubwo wishyize hejuru ukagenda ukabana nabo ukabakorera ukagira gute, ariko ujye umenya ko uri umuhutu. Ibyo nibyo yashakaga nyina kumubwira. Arongera aramubwira ati kandi ujye umenya ko inkotanyi nta kindi zihemba ni urupfu. Ati zizanaguhemba uko byamera kose. Nawe rero aragenda, kwa kundi baba barabogeje mu mutwe, aragenda yandagaza nyina. Ibyo yamubwiye rwose bakoze inama, aragenda ba Kagame bose na guverinoma, aragenda atereka mbabarira inkuru, arasandara rero, aragenda asebya, yandagaza nyina gutyo. Ubwo rero amakuru atugezeho ko yapfuye, ntabwo yarashwe, ntabwo yakoze agisida. Dushobora kuba ari twatuzi twamugezeho twamunyuza. Nababwiye ko yigeze gufungwa, ntabwo nari nakurikiye neza niba yari yavuye no muri gereza cyangwa byarameze gute, ariko ubwo ntabwo nitaye ko yakurikira. Icyo nzi cyo nuko agiye nabi, agiye apfuye rubi cyane. Urebye burya kuba upfuye ukagenda abantu bose bakuvuga, bakuvuma, ndetse n'umuryango wawe ukuvuma. Ubushize mwibuka ko nari namuvuzeho kubera mushiki we wari warandagaye, ufite abana 4. BTN TV ariyo iri kugenda umunyamakuru wo mu Rwanda ari wowe wagiye kumufasha, kandi banamubaza ati ese ko musaza wawe tuzi ko ari umuntu ukomeye, kuki atagufashije? Urumva rero Mana yanjye, mbese gukorana bariya abantu karagatsiko ni ukwandura kabisa, ni ukubura icyo wakorana nacyo. Aho rero bavandimwe, ubwo rupfu ruratangajwe ko yazize urw'ikirago, ariko urw'ikirago mu gatsiko nyine kari akabicanyi, muba mwumva urwo ari rwo. Murabizi ko bivugiye ko bo batanga uburozi cyangwa se utuzi
tumara amezi 2 amezi 3 umuntu agapfa nyuma. Ibyo byose nyine murabyumva ko urumva rero ko agiye nabi. Byumvuhore niwe wavuze ati waririmbye indirimbo arayihimba ati usize nk'uruki imusozi. Bavandimwe ubu nk'ubwo ko Bamporiki Edouard asize nk'uruki muri make koko. Umuntu wakoreye ngo yacukuraga niba ari imisarane birumvikana, arazamuka ajya hejuru aramuzamura, zirangutanyiro zishaka kugukoresha zigukura hasi zikawupromotinga, yewe n'ibyo utakekaga ko wageraho ukabigeraho, ariko iyo zakwihimuyeho biba byarangiye. Ni nka Evode Voda rero nawe ubwo niba utahiwe tujya tubabwira ngo biriya bihutu byigira bikihutura bizajya bibona nyuma ingaruka yabyo. Reka ibyo rero tubireke kuri ubwo. Nabatangarizaga ko amakuru atugezeho baraduhamagara tubwira ngo Bamporiki Edouard ibye birarangiye, asize inkuru mbi imusozi. Reka twigire kuri yindi nkuru ya Rwandair rero. Murabizi ko Rwandair ni indege nyine, ni sosiyete y'indege yo mu Rwanda zikora ubukerarugendo nyine mu mahanga. Ubwo rero izo ndege mu minsi ishize niho zari zagaragaje ko zigiye kugira gute, nako zataye intuza abakiriya bazo bari kuzanga, mbese serivisi yayo yagiye hasi ku buryo bari no gutangaza ko igiye guhagarika ingendo. None ejo baratangaje bati Rwanda yahawe igikombe cy'uko hari itanga serivisi neza. Nuko nyine ko mbese ari serivisi, ni ukuvuga ngo ari urugendo rw'indege mbese umuntu wese yakora iyo linye, mbese ko ari nko guhamagarira abantu bose ati iyo linye igenda neza. Bavandimwe, kari agatsiko karigura uko bigenze kose, ubu kabonye yahombye byarangiye, bati reka dushakishe uburyo twayizamura, tuzamura amajwi. Aba bantu nge baranyobeye. Kagame akareba ati nta muntu wantora ngewe, kubera ko baranzi ndi umugome, ndi umwicanyi, mu Banyarwanda nta muntu wantora. Bati nimwikorere ibiseke, mwikorere ibyibo, mujye mwirirwa mubyina. Yewe agashyiraho abantu mu turere twose abazajya bamotiva abantu, akemera akamuhemba, ariko bakagira gute, bikaba ngombwa ko bagenda bamuririmba bamubyina. Urumva n'iyi Rwandair rero niko abikoze. Buriya batanze amafaranga n'agafaranga, batereka ture ko bavuga ko ihawe igikombe, bigaragaze dufotore. Ariko se abantu bazi ko Abanyarwanda ko babahinduye injiji bifobagane, bazi ko n'abanyamahanga bose none se icyo gikombe nicyo kizagitanga serivisi. None se guhomba kwayo, ibihano by'ubukungu Trump yafatiye ugira igihugu cy'u Rwanda abayobozi bacyo, konzi ko ubuyobozi bwacyo bwose bushingiye ku gisirikare, ubundi bazi ko iyo yakomeza gukora gute. Ntabwo yakomeza gukora. Bavandimwe, ibyo rero nabyo na update yatugezeho, turaseka gusa turisekera. Ubuhugu uzajya kumva wumve ejo bundi nabwo ati Kagame yahawe igikombe cy'imiyoborere myiza, cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda. Muzabyumva nabyo igikombe cyatanzwe. Singe wahera rero, ibyo ni ibyabo n'ubupfu bwabo n'ibintuza mantuza yabo baba ari gutekinika apfuye. Ibyo birabareba, ariko ibyo nabyo mubyumve ko byabayeho, ariko ntabwo ari bidasanzwe, turabimenyereye. Update ziri ku rugamba rero, reka tuvuge mu Minembwe. N'ubundi ubushize twari twavuze ko mu Minembwe n'ubundi FARDC Wazalendo barimo hagati, ariko n'ubundi ntabwo byavuyeho. Ni ukuvuga ngo buriya strategy y'intambara bavandimwe, buriya ni ukuvuga ngo ntabwo ndi umusirikare, ariko uko amakuru nyafite ni ukuvuga ngo front line ziba ari itatu. Ni ukuvuga ngo hari front ibiri ndani, ariyo ya reconnaissance neza, intelligence irimo neza, iri kumwe n'umwanzi, bari gusangira mu bara, bagendana bakorana no muri service, bamwe baba barimo, ariko ari abarwanyi bari opose yabo ngabo barimo nyine. Noneho hakaba indi front line iri kuri tere, ariko noneho yayindi ihanganye amaso ku maso, hafi mbese na hafi, igihande kimwe gihanganye n'ikindi.
noneho hakaza indi noneho ya gatatu ariho bya bibombe cyangwa se bya bisasu biremereye bituruka za mbunda zitera ibisasu biturutse kure. Ubwo urumva ko ni ibyiciro bitatu. Noneho ni ukuvuga ngo wavuze ko n'ubundi muri santere bagezemo barimo ntabwo yibeshye, ariko noneho ikintu dushaka kubabwira ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo noneho ya ntuza ya front line navuze ya gatatu, ya kabiri nako ikurikiyeho, ni ukuvuga ngo iri ku musozi bita Sinayi kuri 2 kilometero cyangwa se ku birometero 2. Ibirometero 2 bya santere ya Minembwe, ni ukuvuga ngo ni metero 2,000. Aba ari hafi cyane, ibirometero 2 aba ari hafi cyane kabisa, ku buryo n'ubundi n'imbunda irasayo, aba ari hafi cyane, n'imbunda ntoya zirasayo. Ni ukuvuga metero 2,000 nawe uri kumva ko ari hafi cyane. Aho rero niho ruri gutitsanira, ariko nkomeje kubabwira ko bakomeje no kwitanga, bakomeje RDF ikomeje kwitanga, twirwaneho. Bamwe bakuramo imyenda bakirometa, noneho n'abandi bajya mu ndake nyine nimwo bari, ariko ni ukuvuga ngo bari kumwe imbona nkubone isaha n'isaha, urajya kumva wumve ngo yacakiwe. N'iri joro ushobora kumva ngo santere bayigezemo, ikibuga cy'indege cyose bagifashe. Kuko determination ya Kongo uko iteye, ni ukuvuga ngo ntabwo igomba kubasigira byanze bikunze Rubaya. RDF ntabwo ishobora kwemererwa kwigomba kuba muri Rubaya, ntabwo ari igihugu cyabo, kimwe na Rubaya ntabwo FARDC ntabwo igomba kubyihangane. Bavandimwe rero nuko amakuru ameze, reka dutegereze turebe kugeza ejo, tuzarebe uko bizaba bihagaze. Mukomeze rero mubane n'Imana, kandi Imana ikomeze ibarinde. Turakomeza ubutaha tubagezaho n'ubundi update zizaba ziriho, uko zizaba zimeze tuzajya tubibabwira, kandi mukomeze mukore subscribe kabisa, mukore share, mwoherezanye ibiganiro kugira ngo ikiganiro cyacu cyangwa se urubuga rwacu rukomeze rutera imbere. Naho ubutaha rero, yari umuvandimwe wanyu n'ubundi Muzalendo nimero 5.